ibihe byiza cyane rero kuri we utakwema kutwereka ko udukurikira umunsi ku munsi. Twebwe twitwa Igika TV Rwanda, tuba tukugezaho amakuru abagezweho ako kanya umunota ku wundi. Kuri ubu rero tukaba tuje kukubwira ko polisi y'u Rwanda yasobanuye iby'umunyeshuri ukomoka muri Liberia wagaragaye arwana n'abasekirite bo muri kaminuza, ishimangira ko amategeko agomba kubahirizwa na buri wese, ndetse isaba abakozi b'ibigo byigenga bishinzwe umutekano gukora kinyamwuga. Ibi polisi y'u Rwanda yabitangaje mu mashusho nyuma y'amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umunyeshuri witwa David Ikechuku ukomoka muri Liberia wigaga mu mwaka wa mbere wa kaminuza ya East African University Rwanda arwana n'abasekirite b'iyo kaminuza. Kuwa gatanu tariki 7 Werurwe 2025 Ikechuku amaze iminsi yarirukanwe n'akanama k'ishuri gashinzwe imyitwarire kubera imyitwarire itari myiza. Nibwo yagiye muri kaminuza gushaka abayobozi ngo bamufashe gusubira iwabo ngo yataye ibyangombwa. Ubwo rero uyu munyeshuri yageraga kuri kaminuza, abashinzwe umutekano wayo banze kuyinjira, maze so guterana ibipfunsi n'imigeri karahava. Amashusho yafashwe n'abari aho ngaho byabereye agaragaza ko uwo munyeshuri ahanganye n'abacunga umutekano kuri iryo shuri, barimo umwe w'umugabo n'undi w'igitsina gore. Hari umusekirite w'igitsina gore wakumbagaye hasi, ari nako abyukana ubukana atera imigeri uwo munyeshuri afatanyije na mugenzi we w'umugabo. Ku ruhande abiganjemo abanyeshuri bumvikana mu mashusho bameze nkaho bogeza iyo mirwano, gusa hari abagerageje kujya nyine hagati barabakiza ntibarakomeza kurwana. CIP Gahonzayire uyu ni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uwo munyeshuri yamaze gufatwa ndetse n'abasekirite bakurikiranwe ku myitwarire bagaragaje. Ati yamagaze gufatwa kandi birashoboka ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rumusubiza iwabo. Abasekirite nabo barimo gukurikiranwa kubera imyitwarire itari ya kinyamwuga bagaragaje. Yavuze ko umuntu wese uri mu Rwanda asabwa kubaha amategeko kandi ko ukoze ikosa wese akurikiranwa hatitawe ku gihugu akomokaho. Ati ubutumwa nuko twibutsa abaturarwanda kubaha no gukurikiza amategeko agenga igihugu cyacu, ndetse turibukatsa abakozi b'ibigo byigenga bishinzwe umutekano, abasekirite gukora kinyamwuga. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo havugaga urugomo rukorwa n'abanyeshuri b'abanyamahanga barimo n'abo muri Sudani y'Epfo biga mu Rwanda. Ni ikibazo cyahagurukiwe n'inzego za polisi y'igihugu, aho icyo gihe yavuze ko ibikorwa by'urugomo bitemewe kandi ko abantu bose babikoze harimo n'abanyamahanga babihanirwa n'amategeko. Icyo gihe yagize ati ibikorwa by'urugomo ntabwo byemewe, abantu bose harimo n'abanyamahanga basabwa kubahiriza amategeko nk'uko bisabwa. Iyo bayarenzeho barahanwa hakurikijwe amategeko y'igihugu. Icyo gihe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Duhungireho yanditse kuri X abivugaho mu butumwa bwe gatariki 30 Ukuboza 2024 asaba urubyiruko kureka ubushotoranyi. Yagize ati ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda, kandi amagambo yibasira abanyasudani y'Epfo by'umwihariko anyuranyije n'itangagaciro nyarwanda. Reka rero wowe nkushimire we wadukurikiye umunota ku munota, reba hasi mu magambo atukura wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu azajya abagezweho ako kanya. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista.